kenyera tujyane mu bukwe. Biramunaniye, byamunaniye kabaye. Ndafite n'umwitero kandi urimo kundira igihe. Ayewe, murabona muravamo? oya ntabwo byavamo. Intambara zose urimo guhura nazo, iki gitambaro kiranga umuheburayo ntukagite. Iki gitambaro kiranga umuheburayo ntukagite. Benigidonkayi aravuga ati byanze bikunze ndabizi ko ari umuheburayo, yavutse ari umuheburayo. Nubwo mujyanye ku rufunzo, hari ikimenyetso ngomba gushyiramo kigaragaza ko ari umuheburayo. Benigidonkayi byanze bikunze, nubwo intambara uzifite, nubwo ibigeragezo birimo, hari ikimenyetso kiranga umuheburayo. Benigidonkayi nubwo urwaye, ariko hari ikimenyetso kikuranga. Hanyuma ngo mushiki we abwira ati mba rero mama, nubwo tumutajyana ku rufunzo, wowe tahuje imuhira, ariko njye ntabwo ndi buve kuri umusaza wanjye ntabonye kiri bumubeho. Uko mutabyumvise, nubwo imiryango ikuvuyeho, ariko ntabwo Imana ikuvuyeho. Hari marayika ushinzwe ubuzima bwawe, uwo ntabwo yakureka. Imana igukura mu rufunzo umazemo iminsi. Uru rufunzo rwaba urw'amagambo, rwaba urw'ubushomeri, rwaba urwo kwangwa n'imiryango, rwaba urw'urwayi runaka. Imana igukure mu rufunzo. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukumwitaho. Nta kandi kazi uhawe, ni ukunyitira ku mwana. Kandi si n'ibyo, iminsi 30 irangiye umushahara wawe urahari. Mbega nta kiba cyiza nko kurera umwana wibyariye n'umushahara ukaza. Ntabwo mubyumvise? Nta kiba cyiza nko kurera umwana wibyariye n'umushahara ukaza. Ubwo abandi babaga bari mu buretwa, yashaka kuguruka kanya ati mwebwe muvunike sha, nje byarakemutse kuko ndi kurera umwana w'ibwami. Sidonkayive tuba Benigidonkayi. Mbega pasiwadi yabonetse. Narivuze ngo hari ibihari biri kuguhiga, ariko ntabwo bikikwishe. Benigidonkayi ntabwo bikikwishe. Hari marayika ukwitayeho, hari marayika ushinzwe ubuzima bwawe, hari marayika. N'ahantu h'igikundiro icyamanga hibera. Amen. Ariko si warambuye aya maboko ko hari abo yavuyeho. Hari amaguru yavuyeho, hari abatashoboye kureba. Ariko ntabwo twabikwingingira kuko hari ba nyirabyo. Rizumu nkumva mfite amatsiko yo kongera kumubona amaso ku maso. Imana y'amahoro nyiramburiye amaboko kuko nongeye kumubona. Imana ishimwe. Turaganira amagambo agera muri 3, nta nubwo bitamwambaye ndibuze kwigezaho. Ndaza gucunguza n'ibintu by'umwete nkoreshe nka 30, ariko birasaba ko wigira hafi tukaza kubana amaso. Turaganira ijambo rya mbere ngo muhore mukenyeye mu mitima kandi amatabaza yanyu yake. Sibyumvikanye? Muhore mukenyeye mu mitima kandi amatabaza yanyu yake. Hanyuma ijambo rya kabiri nzanye, Imana igukuye mu rufunzo umazemo iminsi. Amen. Gatatu, Imana izuye ibyawe byapfuye, ubundi hanyuma dusenga Imana yose abampera imigisha. Umunota bampaye rero haguruka nibura umunota umwe gusa.
nari mvuze ngo haguruka umuntu tumwe gusa nibura tuyiramburira amaboko tuvuge tuti amamara. uri Imana mana itari bayari, mana nabonye wagize neza, naguje ubesha isezeranije urasohoza, nimwikirize n'Imana yemwe, ntabwije ibesha iratabara, yagize neza nimucurire twarayibonye mu bihe bigoye byari bikomeye, yabaye Imana mu ruhande rwacu, yemwe banamwe ngaho mukoma amashyi dutambira Imana, yagize neza ntabwije ibesha isezeranije irasohoza. uri Imana nimwikirize dutambira Imana, bano bana mwubaha amashyi batambira Imana, ntabwije ibesha irasohoza, iyo yabivuze irabisohoza, mwubaha amashyi dutambira Imana, yemwe babyeyi mukoma amashyi dutambira Imana, nimwigireyo nsanga Imana inkunda cyane kubasumbya. Amen. Nkuko nababwiye nyine ni Manzi yaduhuje Hesironi, naturutse mu mujyi wa Musanze, ndi umunyeshuri kuri Kampala International University, aho ngaho mu mujyi wa Kampala, aho nkomeje amashuri yanjye muri ekonomi, ndi gukora masters, nzayisoza mu kwa 10. nta gaciro yabiha, ariko twebwe turabyibutse ko yabaye Imana mu ruhande rwacu. twebwe turabyibutse yabaye Imana mu ruhande rwacu. Amen. Kaninginga umuntu ufite igitenge ntize igitenge. Sawa, urakoze. Imana iguhe umugisha. Amen. Ariko se ubundi hari wambara igitenge kimwe, hari ufite bikini nawe ntakintize. Sawa, mumuhere mikorofone umushumba, tuje mu ijambo ry'Imana nkabarira iminota. Ubutumwa bwiza bwubatswe na Luka ibice 12, turahera ku murongo wa 35. Aya magambo yose tugiye kuganiraho ntabwo ndavugaho umwanya munini, kuko ni amagambo twahawe nk'ubuhanuzi wowe ugenda yandika.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 12 uhere ku murongo wa 35. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Tugiye guhera ku murongo mu bice 12 umurongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Amen. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Turageza kangahe? Turageza 40. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso. Komeza. Ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Imana itugirire neza. Murakoze. Yesu aguhe umugisha. Amen. Kandi niba umuntu wanjye yegere hafi aze dufatanye ntacyo bitwaye. Amen. Reka mukoreshe iki kibuga cyaha haraguru uriya mukekano wanyu ntihagire uwo babyigaho. Ntabwo tugiye kubyina, ntacyo urakoze. Amen. Iranga mayishyire ku mutwe. Amen. Amen. Ezeke ntabwo najye kuyafite igitenge cyavuye Dubai. Nakibonye kirahenze ni cy'agaciro. Tujyane mu bukwe. Mwijyaniye mu bukwe. Kenyera tujyane mu bukwe. Kenyera tujyane mu bukwe. Uwo mwitero utawutesha agaciro nawukuye Dubai. Ndafite n'umwitero byazananye ntabitegereje. Ariko Mana, Kenyera tujyane mu bukwe. biramunaniye, byamunaniye kabaye. Ndafite n'umwitero kandi urimo kundira igihe. Ayewe. Murabona biravamo? Oya ntabwo byavamo. Ariwe kurekarama ngo yagerageje. Oya byamunaniye, nicyo gisubizo cy'ukuri. Tereka ingoma hariya. Ngo Kenyera tujyane mu bukwe. Ndafite n'umwitero. Amen.
ariko atari umunyarwanda noneho shiraho ni gusa sasa mwitero kujumbira ngo ugiye mu makwe ntabwo bari utegeza kuko umuntu arebe hagira umuntu simbuka mufashe nta muyede muri rugendo ntabwo umuntu yamenya byose nta muyede kabana amen 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 haleluya haleluya shakwicara hariya ntacyo bitwaye amen ko wakomeje amen amen Yesu we ntabwo mubyumvise amen ntabwo bavuze ngo umugabo naguta ngukenurure ngukenere umugore naguta wa mugabo we nacuruza ugahomba bavuze ngo ukeneye mukore ukeneye mu mitima kandi amatabaza yanyu yake nta kintu gikonzanye nzanye kugira ngo ukenere leberugidokayi ukenere uru rugendo rusaba kukenera kandi si ugukenera gusa n'itabaza ryawe rikaka berugidokayi ntabwo nzanye kugira ngo akira kujya mu Bwongereza kuko no mu Bwongereza naho urupfu ruriyo berugidokayi ntabwo nzabona kukubwira ngo imukuba mu kintu gisa mu mujyi kuko mu mujyi naho urupfu ruriyo ijambo riravuze ngo muhore mukeneye mu mitima kandi amatabaza yawe ahore yaka suko mutabyumvise muhore mukeneye mu mitima kandi amatabaza yaho ahore yaka umuhanuzi nzawe nakurwanya ukenere umusuma nakurwanya ukenere muri korali baguhiga ukenere menugidokayi imiryango nihaguruka ukenere lora benomokabe muri rugendo satsi zikora muri uru rugendo ntabwo dogitora zikora ugomba kuba amabiyoloji yawe ikora neza siko mutabyumvise havuze ngo muhore mukeneye mu mitima kandi amatabaza yanyu yake ibihe byose amen kugira ngo ushobore gukenyera hari icyo ugomba gutura amen asikoranye ingoma ntabwo yabashije gukenyera benugidokayi kugira ngo ashobore gukenyera hari icyo yabanje kururutsa aho amen ntabwo washobora gukenyera ukinyura mu bapfumu ntabwo washobora gukenyera ukija kuraguza ntiwashobora gukenyera ugifite abandi ntiwashobora gukenyera ugifite umutima w'ishyari ntiwashobora gukenyera ugisambana kugira ngo ushobore gukenyera ni uko ugomba gutura uwo mutwa amen 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 muhore mukenyeye mu mitima amen hari umurongo mutumvise yahagaze ahashinga agati ku murongo wa 40 cyangwa akadore 39 ngo kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukura ntiyabaye nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira yaba yakunze ko inzu ye icukurwa ijambo turivuyeho
mbese urakenyeye muhore mukenyeye mu mitima amatabaza hore yaka ejo hatazaza kabasiga bitewe n'uko muri mu mwijima sawa muhore mukenyeye mu mitima amatabaza hore yaka ejo hatazaza kabasiga bitewe n'uko muri mu mwijima sawa mwicare imana irahumuriza ngo muhore mukenyeye mu mitima kandi itabaza ryawe ryake umuryango washatse bamuguhiga ukomeze ukiranuke umugabo naguta mu nzu ukomeze ukiranuke amen. iri jambo turivuyeho kuko ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi ntabwo dutinda mu buhanuzi mukabara gusobanurire Amen. Yesu mwashimwe mwatashe turahari ye baba we amen Amen. amen Amen. amen Amen. amen Amen. mutangira aranyuze ko zikaje mu 10 gusa reka dusoze Yego. reka dusoze Gumamo za mu gitabo cyo mukuva. za mu gitabo cyo Mukuva kangahe rero? cyo byaho ni 2 ubwo tugeze ku ijambo rya kabiri imana igukure muki Urufunzo. Mukuva tugereyo kangahe? 2 umurongo wa 3 tugeze ku murongo w'10 kuva 2 umurongo wa 3 tugeze ku murongo w'10 Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ibonekerera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Ku murongo waho wa 2 niho duhera. nta kibazo komeza ariko hera 3. Mose aribwira ati ntambike ndebe iri shyano riguye. 3 kandi turi kuri igice cya 2 duhere ku murongo wa 3. Mose aravuka umukobwa wa Farawo Mose aravuka umukobwa wa Farawo aramurera. hera 3. Ananiwe guhora amuhisha amwohera akato gapfundikiriye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi agashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi abona ako kato mu rufunzo atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo umwana ararira. Aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kumuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amurere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umuzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana.
umukobwa wa farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzajya nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. 10 umwana arakura amushyira umukobwa wa farawo ahinduka umwana we, amwita Mose ati nuko namukuye ku mazi. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Ariko zikandi ko mwatashe. Ntabwo mvuze byinshi, ariko nyina wa Mose yamutwita mu gihe kibi, yamutwita mu gihe bicaga abana bose b'abahungu, amutwita mu gihe bafataga bakanajugunya mu rufunzo, amutwita mu gihe cyari kigoye. Ubwo Mose yashyiraga mu nda, nyina yari afite ibyiringiro, avuga ati byanze bikunze umwana wanjye arakura nk'umwana w'umukobwa. Ubwo icyo gihe umukobwa yabagaho, icyo gihe umukobwa ngo baramurekaga, ariko havuka umuhungu bakamwica. Kandi nyina wa Mose yari amutwite mu gihe kibi, ngo ni igihe abagore bakamaga amashereka bakayakamira mu rwondo bakayakatisha amatafari. Bisobanuye ngo cyari igihe kigoye, cyari igihe kiruhije, cyari igihe kidasanzwe mu buzima bwa Mose. Ariko ikibazo kiravuka. Mose mu kuvuka, Benigidonkayi avuka mu gihe kigoye, yavutse mu gihe kiruhije, yavutse mu gihe kidasanzwe, yavutse mu gihe cyari gikomeye. Benigidonkayi ariko Imana iramugenderera. Imana imaze kumugenderera, yamugendereye mu buhe buryo? Igihe ngo yaraje gufatwa n'ibise, n'abaganga barahuze, hakaza indembe, hakaza abakoze agisidenti, hakaza abafite ibikomere bitandukanye, hanyuma bakajya kubitaho kugeza igihe ngo nyina wa Mose yagiye ku gise aribyaza. Ngo mu kubyara nta kindi yihutiye, ndabizi ababyeyi murabizi, hari ahantu muhita muja kureba. Ngo mu kureba abona n'umuhungu, aravuga ati mwisize ishyano, nari nzi ko ikibazo maranye iminsi, nari nzi ko ikibazo maranye igihe kirekire kizavukamo umwana w'umukobwa, none havutse umuhungu, ngo ndabigenza gute? Imana ibisuye Mose. Yamusuye gute? ngo Mose abararize. Mu kurira kwa Mose nibwo nyina yabonye ubwiza bwa Mose, aravuga ati byanze bikunze Farawo aranyicura umwana, ariko ngerageje kumuhisha. Benigidonkayi nari mvuze ngo hari ibihari biri kuguhiga, ariko ntabwo bikikwishe. Benigidonkayi ntabwo bikikwishe. Hari marayika ukwitayeho, hari marayika ushinzwe ubuzima bwawe, hari marayika ukubaye hafi. Yumvise? ngo nyina wa Mose arihangana, amuhisha amezi 3, amuhisha ukwezi kwa mbere, amuhisha ukwezi kwa kabiri, n'ukwa gatatu byanze bikunze uyu mwana azakambakamba. Nakambakamba bazamubona, nakambakamba azagera hanze bazanamwica. ngo imbaraga za nyina wa Mose zari zinaniwe. Narizo muri uyu mugoroba w'Isaya saa 7, imbaraga zawe zirananiwe, amashuri yawe arananiwe, ubuhinzi bwawe burananiwe. Reka imbaraga z'Imana zize zikore, reka imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe, reka Imana izikore. Benigidonkayi ngo ejo bundi ishuri rizatangira, ngo Minervari nzayikura hehe? wowe imbaraga zawe zirananiwe, ariko ntabwo Imana ananiwe. Benigidonkayi umuryango washatse murananiwe, ariko ntabwo Imana inaniwe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Yesu nashimwe. Yo haleluya, yo haleluya, yo haleluya. ngo nyina wa Mose aba yigiriye inama, nyina wa Mose aba yigiriye inama, aravuga ati biragatsindwa, umwana atwite neza, nkamutwite neza, ntiyigeze ararambira, ntabwo yambera uyu mwana mubi. Ntakamezi 9 ageze, mubyara neza, mubyara n'ibyashize. Nta mpamvu n'imwe yuko umunyamahanga yanyicura umwana. Ngategura akato cyangwa se asegura agaseke, amara kugategura nkamukubitamo, ati mwana wanjye rero ntabwo nakwangaga, nagukundaga, ariko aho bigeze ahangaha imbaraga zanjye zirananiwe, aho bigeze ahangaha ubwenge bwanjye burananiwe. Umva nkubwire, imbaraga zawe zirananiwe, ariko ntabwo iz'Imana zinaniwe. Amashuri yawe arananiwe, ariko amashuri y'Imana ayo ngayo ntabwo ananiwe. Imana iracyakora, Imana iracyahambaye. Yesu we, yo haleluya, yo haleluya,
haleluya 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 haleluya. Reka dusenge kuko amasaha yagiye. Amwe kumushyira mu gaseke cyangwa se muri ka kato, yafashe igitambaro cy'abaheburayo cyagombaga kuranga abaheburayo ngagishyiramo. Narivuga ngo mu ntambara zose urimo guhura nazo, iki gitambaro kiranga umuheburayo ntukagite. Iki gitambaro kiranga umuheburayo ntukagite. Benigidonkayi aravuga ati byanze bikunze ndabizi ko ari umuheburayo, yavutse ari umuheburayo, nubwo mujyanye ku rufunzo hari ikimenyetso ngomba gushyiramo kigaragaza ko ari umuheburayo. Benigidonkayi byanze bikunze nubwo intambara uzifite, nubwo ibigeragezo birimo, ariko hari ikimenyetso kikuranga ko uri umuroko. Yasigorakaye tura Benigidonkayi, nubwo imanza zihari, nubwo urimo kuranganywa, ariko hari ikimenyetso kikuranga. Ntabwo mubyumvise. Nure Benigidonkayi fe, ture Benigidonkayi harava yasaya ture Yasigorakaye nure Benigidonkayi fe, ture Benigidonkayi. Hari ikimenyetso kiranga umuheburayo. Benigidonkayi, nubwo urwaye, ariko hari ikimenyetso kikuranga. Hanyuma ngo mushiki we abwira yatumva rero mama, nubwo tumutayana ku rufunzo, wowe tahuje imuhira, ariko je ntabwo ndi buve kuri umusaza wanjye ntabonye kiri bumubeho. Uko mutabyumvise, nubwo imiryango ikuvuyeho, ariko ntabwo Imana ikuvuyeho. Hari marayika ushinzwe ubuzima bwawe, uwo ntabwo yakureka. Benigidonkayi, nubwo imiryango ikuvuyeho, ariko ntabwo Imana ikuvuyeho. Wakomera Imana amashyi menshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo hanyuma Imana iragenda kwa Farawo itezaho ikibazo. Ibisanzwe ibwami haba hari amapusine, ibwami haba hari amadushe yo mu nzu ameze neza, ibwami biba bimeze neza. Ngo hanyuma ikibazo yateje y'amazi y'ibwami, Imana yahindura ubwarike. Narivuze ngo Imana ije ku mwanzi wawe itezaho ikibazo. Benigidonkayi, ubutabazi bwawe buri ku mwanzi, Imana igenda itezaho ikibazo. Ngibi giteje kwa Farawo, n'amazi aba arashyushye, ngo umukobwa wa Farawo ashaka kujya kwiyuhagira, ngo yikubise muri dushe yumva amazi yabaye ubwarike, yikubise muri pisine yumva amazi yashyushye, ngabaza bati yemwe mwabashamwe, nta handi hari amazi, nta handi hari amazi. Batumva rero naba amazi yo mu nzu akunaniye, ayo muri pisine akaba akunaniye, andi amazi asigaye ari mu rufunzo kandi ntiwayoga. Kuko icya mbere wowe uri umwana w'umwami, kandi umwana w'umwami agomba gukaraba amazi yujuje ubuziranenge. Umwana w'umwami agomba gukaraba amazi agize gute? Ameze neza. Mwibimbwira nuko mpfa amazi. Reka dusenge. Igikuru nuko nkeneye amazi. Amen. Ati mwebwe n'abaye amazi ari mu rufunzo, nta nubwo yari anahazi. Mumbwiye ko amazi mu rufunzo arimo, mu ntwazi cyangwa mu ntwazi isabune, mu ntwazi amavuta. Igikuru nuko aya mazi nyabona nkaja kuyoga. Nakiri mu nzira niwo muntu wa mbere wagize iyerekwa, ngabona ka kato, ariko mu kukabona ngabona karapfundikiye. Ati yemwe basha, mugende musimbuke mukazane, ariko mutagapfundura, nge ndibuza kukipfundurira. Impamvu ni iyihe? niwe wari wagize iyerekwa. Soko mutabyumvise, kuko bo nta yerekwa bari bafite. Iyo bagapfundura bari gusanga ari umwana w'abaheburayo bakamurangiza, kuko bari babyemerewe. Ariko mureke gupfundura, ndibuze kukipfundurira. Nyagapfundura asanga ni umwana w'abaheburayo. Iturufu yari afite
mose nta rindi ryarukurira nyabararize ngo mukurira kwa mose wa mukobwa wa farawo nyabona mu mwana umeze neza nabona mu mwana uteye neza aravuga ati byanjye bikunze data yishe imfura nyinshi yishe abana benshi b'abahungu ariko uyu mwana we aramwica ruko nanjye matsinza gato. uziko mutabyumvise aravuga ati data aramwica ariko nanjye matsinze agatwe. uwo mose akomeza kurira kwa mose ukazamura umusenyi w'umukobwa. narivuze ngo gusenga kwawe kuzamura emosiyo kugira ngo ubutabazi bwawe uziko mutabyumvise we ngo hanyuma wa mumarayika ndavuga mushiki we warushinzwe ubuzima bwa mose ngo abarati niko dore uracyari isugi ntabwo urabyara kandi uyu mwana akeneye konka ntabwo nasimbuka mu baheburayokazi nkakuzanira ukurera. imana ibifashe rido ibiyitsinze mu maso y'umukobwa wa farawo ntiyagira iyerekwa. icyambere imana izana irido irishinga imbere y'umwanzi wawe ntakubone. arasidonkayi umva impamvu y'iyi rido. mu banyegiputa hari abagore bari gufata uyu mwana bakamurera, hari abakobwa bari bazi guheka neza kurembera neza ngarikana ngo ntabwo najya mu baheburayokazi nkakuzanira ukurerera ko kukiri isugi. reka dusenge. reka dusenge. imana ishimwe cyane. yo haleluya, yo haleluya, yo haleluya, yo haleluya. ngaranga ati yewe irukanka umuzane watinze. umukobwa ati amen. uvuga ati urabizi nari nzi ko abanyegiputa bagira ubwenge, uzi ko batagira ubwenge. icyambere umwana n'umuheburayo harimo igitambaro kimuranga kandi ndanasimbutse nja kuzana umwira wa hehe. uyu muntu yari yagize yerekwa? nta yerekwa yari afite. nta yerekwa yari afite. imana igenda imbere y'umwanzi wawe imwima iyerekwa ry'ubuzima bwawe. no para benegidonkayi imana imwima iyerekwa ry'ubuzima bwawe. imana yesu we ntabwo mubyumvise. yarasimbuka amara gusimbuka ati mama rero igitambo cyabonetse. we ariko watashe ubundi kandi mwatashe muranga. ati mva mama ati igitambo cyabonetse. ati ubu ngubu ugiye kurera umwana wawe umuha akabere ku mugaragaro abandi bari mu buretwa ushyira akaguru ku kandi umwonsa. reka dusenge. haleluya. nyamara kuhamugeza atumva rero nta kindi bakuzaniye ni ugufata uyu mwana. sereraki izava iwanjye, nidi izava iwanjye, pamba zizava iwanjye. we mwata buri kimwe cyose yewe n'imyambaro amavuta yo kwisiga isabune yo gukaraba bizava iwanjye. ariko icyo usabwa none sida benegidonkayi icyo usabwa ni kimwe ni ukumwitaho. nta kandi kazi uhawe ni ukunyitira ku mwana. kandi si n'ibyo iminsi 30 irangiye umushahara wawe urahari. mbega nta kiba cyiza nko kurera umwana wibyariye n'umushahara ukaza. ntabwo mubyumvise. nta kiba cyiza nko kurera umwana wibyariye n'umushahara ukaza. nubwo abandi babaga bari mu buretwa yashaka akaguru ku kanya ati mwebwe muvunike sha nje byarakemutse kuko ndi kurera umwana w'ibwami.
Merci donc live. Tout la bénédiction donc live. Bénédiction live. Mega pasi wadi. Yabonetse. Imani gukura mu rufunzo. Umazemo iminsi. Uru rufunzo rwaburwa amagambo. Rwaburwa ubusumeri. Rwaburwa kwanga n'imiryango. Rwaburwa urwaye runaka. Imani gukura mu rufunzo. Umazemo iminsi. Kadusenge. Basezeranye yuko nzagaruka. Yesu nashimwe. Pasiwadi nta yindi ni uguhora ukenyeye itabaza rikaka. Wowe itabaza ryawe niryaka, ubukenyero ukaba umeze neza, pasiwadi urava mu rufu. Yesu we nyakubahwa umushumba akadusoma n'umurongo umwe gusa hanyuma dusenge. Reka dusenge. No pas assez de bénédiction cry. Yesu we reka dusenge. Amen. Ubwo nanone nibuka ibice byaho ni 7. Urasoma n'umurongo wa 11 gusa ugeze 16. Turahera ku murongo wa kangahe? Wa 11. Tugeze kangahe? 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Azura umwana w'umupfakazi muri uyu gicamunsi. Yesaya asezeranye n'iminota. Imana uzura ibyawe byapfuye. Izura akazi kawe kapfuye. Izura ubundi bwawe bwapfuye. Yesu we Komeza. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwarapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Dukomere Imana yacu amashyi. Amen. Amen. Yamagambo murayumvise. Muri hano nanga mwatashe. Yarwaje umwana amurwariye kuri sakara sante ya Kinigi. Abaturanyi ntibamusura, bamutaransifaramye kuri ampere ya Ruhengeri. Muri Ruhengeri ntimwamusura, bamujyanye Sehashika ntimwa we musiko mwatashe. Uyu mugore agize amahirwe makeya bamwohereza hanze, yenda mu Buhindi cyangwa se no mu Bushinwa, ntabwo nzaba bamwohereje. Abaturanyi kuka mesaje ka mobile money ntibashimikaho, yewe no kuri WhatsApp ntanawaramutse. Mu y'amahirwe makeya uyu mwana umwuka urarangira. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Amagambo murayumvise. Umva gatoya. Nguyu mugore abafasha agatelefone ati yemwe murabizi ubungubu byarangiye. N'abafamiliye bose, abaturanyi bose ngo barakubita barasaga muri rwaru. Umwe turabizi nitwamara gushingura nzaherera ku nzu.
mwati mushura abizi ose ko ntazo nagiraga nje ni kunzu ngo Yesu areba ibiri kubera mu mitima yabo. Iyi saha ya saa saba n'iminota Imana ireba ibiri kubera mu mitima y'abanzi bawe. Imana igenda igeremo. Imana Yesu Yesu nta gahunda yo kuzuna iyi yari afite, ariko yumvise ibiri kumubaho aravuga ati byanze bikunze kansimbuke nze nayini uyigisha munsi. Yesu asimbuka aze mu byawe, Yesu asimbuka aze mu ruhande rwawe. Rebenigidonkayi Yesu avuga ijambo rikomeye aravuga ati uyu mugore kugira ngo apakare nta ruhare yabigizemo, kugira ngo agire umwana umwe gusa nta ruhare yabigizemo, kandi ngombwa rero ko nsimbuke ntabara uyu mugore n'abasore b'abanyembaraga baza gutunganya imva bamaze kuyitunganya ngo basohore ikiriba. Niko ijambo ryatubwiye, basohoye ikiriba ngo bari mu nzira abana bakaranya yewe ko yabyara umwana umwe arabigenza ate azaba hate. Ndariko urabizi nta nka nagiraga iranka ndayisigarana izampa agafumbire. Ngo Yesu areba ibiri kubera mu mitima y'abanzi ba. Reka dusenge. Amen. Mwatashe muri hano murahari, reka dusenge. Yesu ntashimwe. Haleluya. Ngo bikoreye ikiriba Yesu mu kubandanya bati have yaguye mu Buhindi amaze icyumweru iyo ngiyo yaguyeyo. None wowe wanze kuza mbere y'igihe, uzi icyumweru gisize ujyana amaze kunuka, yewe have wikoraho byarangiye tugiye gushi. Ngo Yesu aramandanya yegera ikiriba gikoraho. Aya masaha Imana ikore ku kibazo umaranye iminsi, Imana ikore ku bushomeri umaranye iminsi, Imana ikore ku burwayi umaranye iminsi, Imana ikore ku ideni umaranye iminsi, Imana ikore ku manza umaranye iminsi. Tubivanzemo amashyi, tubivanzemo amashyi. Bagabo tuguhaye amashyi, tuguhaye amashyi. Mwereze umugisha, mwereze umugisha kuri umwe wese wumvise rino jambo rijyaho rimuvana, rijyaho rimwerekeza. Hari ibyo byari byarapfuye, ariko ijambo ravuze ngo bigiye kuzuka. Hari ibyacu twari tuzi ko byarangiye, ariko bigiye kongera bibeho. Mugaragu we muhereza umugisha, kandi bumvishe iri jambo baha umugisha nabo. Kandi mwami nyiribihe, bwo umwe azaza uje gutora itorero ryawe, twese tuzitabe dujanye amatabaza yacu, kandi amatabaza yari ari kwaka. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana yacu amashyi, dukomere Imana yacu amashyi. Ayo mashyi ntabwo ahagije, dukomere Imana yacu amashyi.